turabasuhuje bakunze bacu kudukurikira aho muri hirya no hino ku isi. Bizera ko mumeze neza, abatameze neza mwihangane kandi mukomere. Isaha n'isaha amateka yahinduka. Muri iki gitondo rero bakunzi ba Niya TV show, hari amakuru, hari breaking news, hari amakuru abyutse acaracara acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, y'umugabo bita Buri Kantu. Buri Kantu utuvugana ari mu maboko ataraye. Utuvugana Buri Kantu ari mu maboko ataraye. Reka twabakurikiraniye kugira ngo twumve impamvu y'ifungwa rya Buri Kantu. Dusanga Buri Kantu uko byagenze, murabuzi Buri Kantu ni umusitari, ni umuntu uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho aba ari kumwe na mugenzi we Buri Nguni, bakora ibiganiro rimwe bimeze nka komedi, ubundi ni n'abaririmbyi bafite indirimbo bagiye bashyira hanze bakamenyekana no mu kwamamaza cyane cyane ibinyobwa bitandukanye. Uyu Buri Kantu rero yagize gutya, urabizi umusitari wese abazwi n'abantu batandukanye, ndetse akenshi kugira ngo umuntu azamuke cyane cyane kuri izi social media bisaba ko akenshi yifashisha umuntu nk'uwo nguwo w'umusitari kugira ngo abashe kuba yamuzamura, arebe ko hari urwego yamugezaho. Aha ngaha rero niho byaturutse, aho umukobwa umwe yifuje kwifashisha Buri Kantu kugira ngo amufashe mu kuzamura imbuga nkoranyambaga ze. Hanyuma baza gupanga umunsi wo guhura kugira ngo babe baganira kuri iyo dosiye. Ubwo ngubwo rero Buri Kantu yoherereza itike uwo mukobwa kugira ngo aze kuza kureba Buri Kantu iwe aho aba. Uwo mukobwa aza kugira amakenga nk'undi muntu wese ufite ubwenge, ashobora gutekereza ati se ngiye kugenda ndi umuntu w'umukobwa njyenyine njye kureba umusore, ubwo ibyamba hose nabyirengera. Nibwo yaje kwitabaza inshuti ye, baraza barajyana bajya kureba Buri Kantu. Bageze kwa Buri Kantu rero baricara baraganira, Buri Kantu arabakira, bararya baranywa. Hanyuma igihe kiza kugera, Buri Kantu yinyabya mu nzu mu cyumba, arangije ahamagara umwe muri ba bakobwa, aramubwira ati ngwino. Ndibwira ko yahamagaye uwo nguwo bari bafitanye gahunda, aramubwira ati ngwino hano tunoze ibya dosiye yacu, ati ngwino tubinonosorere mu cyumba. Umukobwa arabyanga. Buri Kantu akomeza kumuhamagara ati waje iyi dosiye twayinonosorera hano mu cyumba. Umukobwa akomeza kubibamba. Buriya yagize amakenga, aratekereza ati ariko se ubundi ibiganiro byo mu cyumba bigamije iki, birerekeza hehe, ati ko hano muri salo twabihakorera. Umukobwa akomeje kubibamba rero nibwo Buri Kantu arakaye araza asanga abo bakobwa, arababwira ati kwanza fagitire yose, itike yanjye naboherereje, ibyo nabatakarijeho byo nabakiriye, ibyo byose mugomba kubyishyura. Murumva ko n'iki kintu atari cyiza. Buriya niba abantu bakugannye ukabakira ugasubira inyuma ukabishyuza ibyo wabakije, uyu ntabwo ari umuco w'umunyarwanda rwose, ntabwo ari umuco w'umunyarwanda. Kandi kwakira abantu ni umuco w'abanyarwanda. Rero kuba wabakiriye ntabwo uba ugomba kubibishyuza no kubibarutsa. Nuko rero abakobwa baratakamba bati watubabariye, biza kurangira bamubwiye ko bafite ibihumbi 5. Bavuga ati twebwe n'ibihumbi 5 twabona. Buri Kantu akomeza kubyanga, aravuga ati 5 simbyemera, ati ahubwo nibura amake araba ibihumbi 7. Abakobwa bisakasatse basanga nta 7 bafite, basanga ni ibihumbi 5 gusa basigaranye. Buri Kantu rero aza gufatwa n'uburakari, ibintu abigira birebire, ahubwo birangira urugo aruhinduye gereza. Aravuga ati kwanza ngiye kubakingirana muri iyi nzu, murasohoka hano hantu ari uko mwohereje ayo mafaranga ibihumbi 7. Abigira seriye,
umusore afata imfunguzo arafunga arigendera. Abakobwa barakomanga, abakobwa barasakuza, abakobwa bagira bate ibi by'ubusa. Buri kantu akomeza gushira ibiti mu matwi ntiyabafungurira. Sinzi ukuntu abakobwa rero akenge kaje bavuga ati ariko ko nzi ko hari nimero za polisi umuntu ashobora guhamagaraho ageze mu mage cyangwa ageze mu bibazo bitandukanye, wazihamagara tukumva icyo badufasha. Babeguye telefone, bahamagara kuri za nimero baba batanze kuzo guhamagara kuri polisi. Bahamagayeho polisi irabitaba, bayirangira aho bari, polisi iraza isanga koko barakingiranye. Bahamagara buri kantu bamutegeka gufungurira abo bakobwa. Bamaze kubafungurira rero buri kantu araza arabafungurira, nuko abakobwa barasohoka. Buri kantu nawe bahita bamwambika amapingu, ahita ajyanwa kubazwa ibyaha bye. Ubu tuvugana rero buri kantu ari mu maboko ataraye, azira ibihumbi 7. Murumva ko ari igisobo ku muntu w'umusitari nk'uriya. Basore rero nkumi, mwigengesere, mwirinde ibyaha bitandukanye byabageza mu maboko atarayanyu. Kandi umugani uriya mukobwa ndamushima cyane kuko buriya yagize amakenga, kuba yaratekereje kavuga ati kugenda njyenyine bishobora kumviramo ingaruka. Murakoze cyane rero bakunzi bacu, nayo nguko idonido ifungwa rya buri kantu uko rihagaze. Nimutarakora subscribe, tuka gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu. Ciao nakagaruka, mugire umunsi mwiza.